burushete ziragura mujye murya utw'abandi nimugera ku twanjye muceho agakuru nuko nkora kandi iyo naje sinjya asubira inyuma ikintu mfitanye n'abasivili ubu muri njye ndiyumvamo guhangana ariko mana nacumuye iki kugira bino bibazo byose bimbeho wakunze ubuzima cyane wanga kwiyahura mana uravuze menya harimo n'abafite perime y'ubugome umuntu akanyambura ukwezi kwa mbere akanyambura ukwezi kwa kabiri kwa gatatu ibi bintu ntabwo bishoboka ariko mana urabizi neza iyo nitumye ikintu mpita mbisoza nabindi nubwo aya marushanwa ngiye kuyitabira ubasha sinze guhitana umuntu ariko ntacyo ndabategereza bimaze kubihaza muratsindwa buri munsi reka akaba ari agasuzuguro uyu munsi ntabwo nakemera kongera gusuzugura ngomba kuza guhera ruhande hose nkura mu nzira ubushize nkubitwe na turiya twana ariko nyabo uyu munsi noneho urira urara mu gisambu gatatu ubuzima buragora ariko ubu ngubu bwo bwacanze n'uwamaburenda nakemera nkajya nyishyira ku kwezi ariko nkayibamo ubwo no kurara mu gisambu biruta kwishyura ariko ibyo bigakora ku bantu babimenyeye umukobwa mwiza nkanjye yarara mu gisambu bene aka kajya abasimbarizwamo nzabaho nk'umwana wavukiye ibyo